Twakiriye ubuntu butangaje, turakwakiriye Mana kugira ngo ube hagati muri twe, utugirire neza, utwigishe, uzibura amatwi yacu Kristo, azibukire Mwami, yongere yumve kugira neza kwawe, yongere yumve ijambo ryawe. Iri jambo Mwami ribe rishinga imizi mu mitima yacu, tutakigiye tubona kuvuga amashimwe. Nuko Imana idakora se? Nuko Imana itagikora mu buzima bwacu? Nuko tutakiboneye imirimo y'Imana? Ahubwo hari uburyo Satani ageza akadukuramo ibyo byose akabitunyaga kugira ngo tutavuga kugira neza kw'Imana. Ariko hano Dawidi yavuga nkuko imarakazi yahagizwe no ngo niko umutima wanjye wahagizwe no kwifuza Imana. Ndagira ngo mabwire ngo twongere twishakemo ibihe, wongere wishakemo ibihe byo kongera kunyota, wongere wishakemo ibihe byo kwifuza gushaka Imana. Haleluya. Wowe wiherereye utari mu kivunge cy'abantu, wowe ku giti cyawe, kuko Imana ikureba nkawe. Twicaye hano nk'umuryango, Imana ituye nk'umuryango, ariko hari igihe Imana ikureba nkawe. Ni hari igihe uba wumva ukumva muri wowe ibintu by'Imana byamaze kugushiramo. Iki gihe rero Dawidi arimo kuvuga uburyo yumva umutima we urimo gushaka Imana. Imana gisoje amahanga, ubumugisha Mwami, ubumugisha igitego gikomeye, kubinyejana Mwami, ibihumbi byinshi Mwami, abazankomoka bose Mwami, Mwami kandi ubumugisha Mwami, nangire mujye none kandi data Nyiringabo, mwungeri muzima, turaguhamagara Nyiringabo ijoro. Mwami gira neza abantu bose, gira neza imiryango yacu, gira neza Mwami inshuti zacu, reka Nyiringabo Mwami uganze kuri twebwe, reka Nyiringabo Mwami uganze kuri Mana. Tuguhaye icyubahiro, tugushimiye ineza yawe n'urukundo rwawe rwinshi, tugushimiye ubuntu bwawe, tugushimiye uburyo utwitaho, tugushimiye uburyo wabanye natwe umunsi wose. Mana, watugira icyizere cyo kubaho uyu munsi, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana, nanone tubonetse imbere y'amaso yawe y'umugoroba, ni umugisha udasanzwe, ni umugisha uruta indi migisha yose Mwami. Tugiriwe amahirwe Kristo yo kuboneka imbere y'amaso yawe. Mana, tugushima, tuvuga kugira neza kwawe, tuvuga gukomera kwawe. Uyu mugoroba Mana, nongeye kwatura kuri uwera, nongeye kwatura kuri mwiza, nongeye kwatura kuri muzima. Ntabwo ujya uhinduka Kristo, uko ijambo ryawe ribivuga ngo uko wari uri kera n'uyu munsi ni kuri kandi ni kuzahoraho Mwami. Ntabwo ujya uhinduka, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Mana, twakiriye presence yawe, twakiriye ubuntu butangaje, turakwakiriye Mana kugira ngo ube hagati muri twe, utugirire neza, utwigishe, uzibura amatwi yacu Kristo, azibukire Mwami, yongere yumve kugira neza kwawe, yongere yumve ijambo ryawe. Ducishijwe bugufi insengeye imitima Mwami iri imbere y'amaso yawe Mana, kugira ngo yigirire neza. Iri jambo Mwami ribe rishinga imizi mu mitima yacu, ridukomeze, riduhindure Mwami abo wifuza. Nuko rero Mwami, turakwakiriye, tugire neza, twiteho muri byose. Icyo duheza ni ubwami bw'umwijima, mu izina rya Yesu Kristo. Ibitavuga Imana byose turabitatanyiriza kure, mu izina rya Yesu Kristo. Mana, ubwami bwawe turabwakiye kugira ngo buganze kandi butegeke. Urakoze, urakarama Mwami, urakoze Jehova Shama, urakoze Jehova Ire, urakoze Jehova Rafa, urakoze Mwami. Haleluya. Mu izina ryawe ryera Kristo dusabye twizeye, amen, amen. Tugiye kumva ijambo ry'Imana riri muri Zaburi 42. Duhere ku murongo wa 2, dusome tugeze ku murongo wa 6. Haravuga ngo nkuko imarakazi yahagizwa no kwifuza imigezi, niko umutima wanjye wahagizwa no kukwifuza Mana. Umutima wanjye ugirira Imana inyota, Imana ihoraho. Nzaza ryari ngo ngaragare mu maso y'Imana? Amarira yanjye niyo yambereye nk'ibyo kurya ku manywa na nijoro, kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe irihe? Ibi ndabyibuka ngahinduka umutima,
ubwo najyanaga abantu benshi nkabajyana mu nzu y'Imana tugendana ijwi ry'ibyishimo n'ishimwe turi iteraniro riziriza umunsi mukuru. Umutima wanjye ni iki gitumye wiheba? Ni iki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana kuko nzongera kwishimira agakiza kayo. Amen. Uyu ni Dawudi wavugaga aya magambo ngo umutima we yari mu bihe yifuza Imana, yari mu bihe byo gushaka Imana, yari mu bihe yari afite umutima unyotewe no gushaka Imana. Haleluya. Ndagira ngo uyu mugoroba twongere twitekerezeho. Niba utakigira umutima wo kunyoterwa gushaka Imana, niba utakigira umutima unyoterwa kuramya Imana, gushima Imana, haleluya. Ejo bundi nibwo twarimo tuvuga ngo kubera iki tutakinyoterwa no kuvuga kugira neza kw'Imana, tutakiryoterwa no kuvuga amashimwe? Nuko Imana idakora se? Nuko Imana itagikora mu buzima bwacu? Nuko tutakiboneye imirimo y'Imana? Ahubwo hari uburyo Satani ageza akadukuramo ibyo byose akabitunyaga kugira ngo tutavuga kugira neza kw'Imana. Ariko hano Dawidi yavuga ngo nk'uko imarakazi yahagizwe no kwifuza imigezi, ngo niko umutima wanjye wahagizwe no kwifuza Imana. Haleluya. Ndagira ngo mbabwire ngo twongere twishakemo ibihe, wongere wishakemo ibihe byo kongera kunyoterwa no gukorera Imana, wongere wishakemo ibihe byo kwifuza gushaka Imana. Haleluya. Wowe wiherereye utari mu kivunge cy'abantu, wowe ku giti cyawe, kuko Imana ikureba nkawe. Twicaye hano nk'umuryango, Imana ituye nk'umuryango, ariko hari igihe Imana ikureba nkawe. Haleluya. Ese ni hari igihe uba wumva ukumva muri wowe ibintu by'Imana byamaze kugushiramo? Iki gihe rero Dawidi yarimo kuvuga uburyo yumva umutima we urimo gushaka Imana. Haleluya. Twongere twishake, twongere tuvomerere, twongere tuvomere ubuzima bwacu dushaka turema ijambo ry'Imana mu mitima yacu. Haleluya. Natanye mbabwira ngo ijambo ry'Imana ni ubuzima. Iyo umuntu atagifite ijambo ry'Imana muri we, waba ameze nk'igikatsi, aba ameze nk'ikintu cyakayutse. Kubera iki? Nta kintu kiba kikikurengera, nta jambo ry'Imana riba rikiri muri wowe. Ariko umuntu afite ijambo ry'Imana muri we, iteka uba wumva nta kintu gishobora kunyeganyeza, uba wumva nta muyaga ushobora kugutwara, uba wumva nta kintu ushobora guhura nacyo ngo kikunyeganyeze. Ariko iyo ijambo ry'Imana ryavuye muri wowe, ibintu byose bije biguca intege, birakuriza, birakubabaza, uba wumva ibintu byose byashize. Ariko ijambo ry'Imana niryo ridukomeza. Ijambo ry'Imana iyo turyemera rigashinga imizi mu buzima bwacu, niryo ridukomeza. Nacyagiye tuba twahuye n'ibintu bitugora, nacyagiye tuba twahuye n'ingorane nyinshi, ariko ijambo ry'Imana rikongera rikaza rikaduhumuriza, rikadukomeza. Haleluya. Hari undi murongo uryoshye hano avuga ngo niki gitumye umpagararamo? Ujye utegereza Imana kuko nzongera kuyishimira agakiza kayo. Niki gitumye umutima wawe uhagarara? Niki gitumye ukuka umutima? Niki gituma wumva ibintu byose byacitse? Ese ni ubukene? Ese ni ubushomeri? Ese ni uburwayi? Ese ni ukuba utarimo kwakira icyo we utarabona? Ibyo bintu byose ntibigatuma umutima uguhagararamo. Ndimo mbabwira ngo iyo umuntu atagifite ijambo ry'Imana muri we, ikintu cyose kije kiramunyeganyeza. Umuyaga wose uje uramunyeganyeza. Haleluya. Ngo kandi bahora bambaza umunsi ukira bati Imana yawe irihe? Ni bande se bundi bamubazaga? Reka nkubwire, abantu benshi buriya amaso abatureba bari menshi, amaso abona ko turi abarokore ni menshi. Ariko nuhura n'ikibazo, ugahura n'umuyaga, ugahura n'ingorane, ugasanga ikintu cyakunyeganyeje, ugasanga wihebye ukibwe, ugatangira no kuvuga ko nta n'Imana iharira. Icyo gihe nyine nabo bafite uburenganzira bwo kubaza ngo Imana yawe iri? Ya Mana wavugaga ko ikiza indwara, ya Mana avuga ko itanga akazi, ya Mana uvuga ko ishobora byose,
iri yagiye yapfuye se kandi Imana yacu ntabwo igipfa. Imana yacu ntabwo igihinduka. Imana yacu ntabwo igihinduka. Imana ntigikangwa n'ibihe. Ni Imana mu bumana bwayo. Haleluya. Niyo arimo kubwira Mose bamwe ati genda ubwira Abisirayeli ko nduwo ndiwe yantumye. Ndiho yantumye. Uwiteka yantumye. Imana itagihinduka. Ndiho. Imana itagipfa. Imana ihoraho. Imana itagihinduka. Ntabwo rero dukwiye kujya dutega ubwoba kugera aho umuntu ashobora kubaza ngo ya Mana yawe, ya Mana uhora uvuga, ya Mana usenga, ya Mana uramya, ya Mana uhimbaza irihe. Ntabwo dukwiye kubazwa ayo magambo, ahubwo tugomba guhora dukomeye. Kabone naho hari umuyaga waza ugacaho, aho ugasigara uvuga uti Mana nubwo byaba bimeze gute ariko ndabizi ko uhari. Ndabizi ko uhari. Ndabizi ko iki ngiki kitakurusha imbaraga ngo tujye tubwira Imana. Urumva? Tujye tubwira ibibazo gukomera kw'Imana. Ngo ariko ntitukajye tubwira Imana gukomera kw'ibibazo dufite. Sibyo? Tujye tubwira ibibazo dufite, tubibwire gukomera kw'Imana. Kubera ko nta kindi kintu na kimwe uko byaza bimeze kose, uko Satani yakwiyoberanya kose, nta kintu na kimwe gishobora kujya hejuru y'Imana. Rero ibigeragezo byose, uburwayi bwawe, tujye tubwira ngo nubwo bimeze gutya ariko hari Imana ibasumba. Uyu mugoroba rero ikintu cy'ingenzi nshaka kubabwira, twe guterwa ubwoba n'ikintu icyo ari cyo cyose. Kandi ikindi twongere dushake umutima, twongere twishakemo ibihe byo kunyoterwa Imana. Umuntu ku giti cye, uyu ni Dawidi yarimo kwivuga, ariko nawe uyu mugoroba ijambo ry'Imana ririmo kutubwira ngo wongere wishakemo ibihe. Wongere wishakemo ibihe by'ijambo ry'Imana. Ariko Mana yanjye, wongere wicare wisuzume, urebe ibintu bikugose, ibintu bigutwarira time, uvuga uti ndacyagira umwanya w'ijambo ry'Imana. Kuko ahantu ijambo ry'Imana ryavuye hajya ibindi bintu. Ni ukuvuga ngo iyo tuba tumeze nk'abantu bari mu ruzitiro gutya turimo hano ndani, ni ukuvuga ngo ubu ni ubwiza bw'Imana buba butugose. Iyo utanyega tukava mu bwiza bw'Imana, hano hanze haba hari ibindi bintu. Uko ni kose hari ikindi kigufata kandi kikakuzura, kikaza muri wowe. Ni hahandi uzasanga umuntu atakigira ikintu atinya mu buzima bwe, byaba ari ijambo uvuga, byaba ari ibikorwa ukora, ugasanga sigaye mvuga ibintu ntajyaga mvuga, ugasanga sigaye nkora ibintu ntajyaga. Kubera iki? ndabanza rwa ruzitiro, hari izindi mbaraga zanyakiriye ibyo mvuga byose. Ariko iyo turimo hano hari ibintu dutinya. Twese hano twisuzume. Uyu mugoroba ijambo ry'Imana ririmo kutubwira twese hano twisuzume. Ese ndacyari Beti wa kera? Ese narahindutse, nabaye mwiza cyangwa nabaye mubi? Ushobora kuba warahindutse aribwo wabaye mwiza, ushobora kuba warahindutse aribwo wabaye mubi. Imana ibahereze umugisha. Ndashoje, ndakira Dadi niba hari icyo yongeraho, hanyuma aze no kudukingira. Imana ihereze umugisha. Amen. Tugiye gusenga isengesho ry'ijoro rikurinde. Haleluya. Rikurinde, ririnde umutima wawe, ririnde umubiri wawe, ririnde ubugingo bwawe, ririnde umuryango wawe, ririnde amahoro yawe, ririnde umunezero wawe, ririnde ubukungu bwawe urimo gushakisha, ririnde amahoro ufite mu buzima bwawe, ririnde ndetse n'ijambo wabitse mu mutima wawe. Haleluya. Tugiye guhamagara amaraso ya Yesu Kristo adutwikire. Tugiye guhamagara amaraso ya Yesu Kristo akiza abarwayi iri joro. Haleluya. Tugiye guhamagara amaraso ya Yesu Kristo kugira ngo ahindure, yongere ahindure imitima y'abantu, yongere igarure kugira gute gushaka Imana. Haleluya. Amina. Haleluya. Buri mwe wese kandi uri ahangaha yatura ijambo ry'umugisha kuri we.
haleluya. Mbere ko asengera iri joro watura umugisha kuri wowe none n'iteka ryose ukurikirane umuryango wawe, haleluya. Kadusenga. Data nyiringabo, uri Imana ihambaye, uri Imana nziza. Twumvishe ijambo rya Imana aho umutima wa Dawudi wahagijwe no gushaka amazi. Imana igiteye gikomeye, ushaka ijambo ry'Imana, ushaka Imana amazi y'ubugingo. Mwuka Imana yahagizwe no gushaka Imana amazi yo kunywa, ifite inyota muri no ku mutima we wari umeze. Natwe Imana igiteye gikomeye, umutima wacu reka Imana wahagizwe no kugushaka, wahagizwe no gushaka amazi y'ubugingo, wahagizwe no gushaka umutima w'ubugingo. Imana igiteye gikomeye, reka Nyiringabo Mwami, reka Nyiringabo Data uganze kuri twebwe Imana. Natuye umugisha Imana ku bugingo bwanjye no kubankomokaho. Imana igiteye gikomeye, reka umugisha wanjye Imana igiteye gikomeye wageneye unyomeho Imana, reka unyomeho Imana, wome Imana ku binyejana byinshi. Data igiteye gikomeye, baba umugisha Imana igiteye cy'amahanga, baba umugisha Mwami, baba umugisha igiteye gikomeye ku binyejana Imana ibihumbi byinshi Imana, abazankomokaho bose Mwami Imana, kandi uwo mugisha Imana nangire mujye none kandi. Data Nyiringabo mwungeri muzima, turaguhamagara Nyiringabo ijoro Imana, gira neza abantu bose, gira neza imiryango yacu, gira neza Imana inshuti zacu. Reka Nyiringabo Imana uganze kuri twebwe, reka Nyiringabo Imana uganze ku bugingo bwacu. Urakoze Nyiringabo, urakoze Nyiringabo, urakoze Nyiringabo, urakoze Nyiringabo, urakoze Nyiringabo ku inshuti zacu zifashe Imana. Urakoze Nyiringabo gufasha inshuti zacu, urakoze Nyiringabo gufasha imiryango yacu, urakoze Nyiringabo kubumbatiye Imana y'umuryango uraha Imana. Tugiye kuyihama Imana, ariko ubane natwe Mwami, ubane natwe Nyiringabo, ukomezanye natwe igiteye gikomeye, utugire neza kuko uri Imana nziza. Imana igiteye gikomeye iri joro, reka ribe irya mbere Imana, utubereyeho neza Imana, utubumbatire Imana, utugirire neza Imana. Reka Imana iri joro habonekemo ibitangaza byawe. Reka Imana iri joro Imana igiteye gikomeye, dayimoni nyinshi Imana zitsindwe. Reka Imana iri joro Imana imitima yacu iganire nawe. Reka iri joro Imana mu ndoto Imana tuvugane nawe. Reka Data Nyiringabo Imana imigambi yose y'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo itsindwe. Imigambi y'abakonikoni, imigambi y'abapfumu, imigambi y'abarozi itsindwe. Urakoze Nyiringabo Imana igiteye cy'amahanga, urakoze Imana kabazimu bose Imana bibagiwe ikirari cyacu, bibagiwe amazina yacu, bibagiwe gakondo yacu, bibagiwe Imana igiteye gikomeye aho dukomoka. Reka Imana bibagirwe imigambi yose Imana bari bafite kuri twebwe. Reka bagure Imana icyerekezo cyacu. Urakoze Nyiringabo Imana kuduhisha mu maraso ya Yesu Kristo. Ineza n'icyubahiro Imana bitubeho, gukomera kwa Imana bituganzeho, amaboko ya Imana tugote. Reka imbabazi za Imana zikomeze zitugote, n'imbaraga zawe zikomeze zitugote Imana. Dusengera umuntu wese urwaye mu izina rya Yesu Kristo Imana, mugire neza igiteye gikomeye, bagire neza bari mu bitaro, gira neza bari mu nzu z'imbohe, gira neza Imana baburaye, gira neza Imana bambaye ubusa, gira neza Imana baraye hanze batabufite aho barara. Urakoze Nyiringabo Data, urakoze Nyiringabo Mwami. Dusengera n'abashomeri Imana bagire neza, mwungeri muzima ngo ganza kuri uwo Mwami. Urakoze Nyiringabo kuri neza yacu mu izina rya Yesu Kristo. Amen, amen.